Hello guys, ikaze kuri YouTube channel yacu. Tubahaye ikaze nanone tugiye kurebera hamwe setting z'ingenzi zishobora gutuma utabona views igihe utazifunguye cyangwa se igihe utagiye muri YouTube ngo uzihindure. Izi settings ni witonda neza ukareba video yose ikarangira uramenya ukuntu wazikora nawe ukatangira kubona views ukabona na subscribers, kubera ko izi setting iyo utazifunguye birakudindiza cyane, bigusubiza inyuma cyane. So rero ikaze kuri YouTube channel yacu, mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bintu byinshi bitandukanye. So natinze rero, reka dutangire. Uraza uri buze muri Google Chrome yawe, uze usacingemo, uzaza muri Google Chrome yawe usacingemo studio.youtube.com, murabibona. Ukandeho, tayari nukandaho bazahita bakugeza muri taburo imeze uko bagiye kutwereka. So guys, ndabagira ngo murebe mwitonze kuko izi setting ni iz'ingenzi cyane. Umuntu wese uploadinga video kuri YouTube agomba kuzikora kugira ngo bimufashe kumenyekanisha video ze zigere kure, ahantu henshi hashoboka, zibone views, zigere ku ba audience ba nyabo. So guys, musaba gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Tugiye kurebera hamwe setting za mbere z'ibanze. Guys, mwitonde murebe neza nta kibacitse. Uzaza uze muri YouTube ukande kuri customization, kwa kano kabuto ko hirya, tayari nukageraho bazaguhereza taburo imeze gutya. Urabona baduhereje icyo bita channel customization. Channel customization ni uburyo bwo gutegura imikorere ya channel yawe, ukayishyiraho ibiyiranga. Channel customization bimeze nko kuba ufite iduka. Urabizi mu iduka haba hari ukuntu ibikoresho cyangwa se ibicuruzwa bipanzemo. Rero gukora channel customization ni nko gufata inzu yawe wateguye y'ubucuruzi, twagereranya nk'iduka cyangwa se iduka ryawe. Ubwo ni inzu ugiye kujya ucururizamo, ukagenda ugafata ibikoresho by'ibanze, etajeri, ameza, cyangwa se niba uri umuntu ukora resitora, ugafata intebe, ameza ukabishyiramo. Rero channel customization nabyo niko bijya kumera, kubera ko uraza ugakora, ugashyiramo ibintu by'ibanze, ibintu bikuranga. Niba ari icyapa cy'ubucuruzi, niba ari ubucuruzi, ubwo reka tuvuge ko ari icyapa kikuranga. Niba ari business wenda y'umuntu runaka, urugero nk'iyi channel yacu yitwa tunamshukuru, wenda tugahita tuvuga ngo tunamshukuru channel. Rero iki ngiki cyo bigufasha, uraza ugashyiraho logo ikuranga, ibintu bikuranga, ibintu bikugaragaza. Ugashyiraho banner image yawe, ugashyiraho picture profile ikuranga, ikakugaragaza uwo uri we. Urabibona? So guys, rero mwitonde turigendane neza cyane. Numara kuza kuri channel customization rero, uzaza urebe ko wemejeho logo zawe. Logo yawe kugira ngo uyemeze, ni ukuza hano kwa ino foto hirya aha ngaha urabona hari change. Change picture cyangwa se ukayerekeraho uko yari imeze. Hari nubwo bakubwira remove ubaye ushaka gushyiraho iyindi. Urugero wenda reka dukande turebe kuri change, mbere nk'ugiye guhindura, nkande change. Nimara gukanda change, baranzana mu mafoto yanjye hano, nzi ndebemo ifoto nateguye. Mbibutse ko ushaka kureba ukuntu ukora izi foto zacu wemeza hariya, ko ugomba kujya mu mavideo twakoze
ukareba ukuntu bikorwa. Urabona ifoto yanjye ni urugero, reka mvuge ko ari iyi ngiyi, iyi ndayikandaho, urabona ihise iba iravivuye tayari. nimbisoza mpite nkirika hano handitse dani, makande ifoto yanjye. Urabona ko ntabwo ari ifoto yose ijyaho, iyi foto igomba kujyaho igomba kuba ifite ingano ingana n'igihumbi magana abiri n'igihumbi 24 udukubye 576 pixels. Urabona iyi foto nijyaho. So ubwo urumva rero ugomba kugenda muri video description ukareba ukuntu wakora iyo video. So ubwo iyo byanze ukora retry. Iyo ufitemo indi foto, hari indi foto ndabizi ndayifite ndi narayikoze, reka nzi nyirebe nyishyiremo. Gusa niba ushaka kumenya ukuntu wabikora nawe, aha ifoto dore ngiyi, iyi ngiyi niyo nateguye neza. nawe wagenda muri description ukareba ukuntu itegurwa. Iyi ngiyi gashyireho iyi nindangiza nkirike dani tayari. Urabona ko ifoto ihise ijyaho nta mazazane nta bintu byo kunanirana bijemo tayari. Urabona ko ifoto igiyemo neza cyane. Urabona igomba kuzajya iba igaragara ahantu hose, urabibona rwose kuri viewable on desktop. Ugomba kubikora ku buryo iri viewable on all device tayari. Urabibona, wabisoza ukaza ugakirika dani. Urabona ko bikunda cyane. wewe uzi kujya muri description urebe ukuntu wakora nawe, wakora iyi bana image yawe. Bana image ni ifoto ikuranga. Urabona for the best results on all devices use an image that is at least 2048 times 1152 pixels and 6 MB or less. Hano kuvuga ngo ifoto igomba kujya ahangaha ni ifoto iba ifite ingano ingana gutya. Ni ukuvuga ngo ni ugukuba ni 2048 dukubye 1152 na pixel 1152 cyangwa se ifite mega 6 cyangwa se munsi ya mega 6. So iki ngiki iyo ugisoje uraza hano hasi ukareba channel handle yawe. Urabona channel handle yawe ihwana n'izina ryawe. Name, choose a channel name that represents you and your content. Changes made your name and picture are visible only on YouTube and not other Google services. You can change your name twice in 40 days. Ni ukuvuga ngo izina ryawe ushobora kurihindura igihe icyo ari cyo cyose, gusa kabiri mu byumweru bibiri. Urakaza ukareba channel ya name yawe n'ibihuriye na handle yawe. Ukuntu byeditinga nabyo tuzabireba, gusa ntibikaze. Reka tubanze turebe settings zawe z'ingenzi ugomba gukora kugira ngo nawe utangire kugera YouTube itangire kurikomandinga video zawe ku bantu benshi. Ikindi kintu ukora noneho ni ukuza ukaza hano hasi ahangaha kuri video watermark. Video watermark igufasha iki rero? Video watermark ni ikimenyetso ushyiraho cya subscribe kugira ngo kijye cyemerera abantu gusubscribing. Urabona iki kimenyetso kiri hano, ni ukugenda ukakidownloadinga ukaza ugakora hano
ukacyapulodingamo uretse gato ukaza ukacyapulodingamo urabibona so guys, urabibona ukuntu bimeze rero. Ukaza ukabyemeza, ushobora kubyemeza custom start, ariko biba byiza iyo wemeje kuri aka kantu ka nyuma entire video. So ibingibi iyo ubisoje ukaza hano kuri home tab, uratambika hano hirya kuri home tab, kuri settings zikurikiyeho home tab. Guys, ahangaha ni ukuyitondera kuko ni ah'ingenzi cyane, niho hagufasha kugaragariza abantu bawe ukuntu channel yawe yubakitse, aho ushyira ama playlist, aho ushyira ibintu byinshi cyane bitandukanye. So guys, uraza ahangaha, uraza bwa mbere ugafungura aka kantu kubera ko kaba gafunze. Reka mbereke ukuntu kaba kameze, kaba gafunze. Urabona ko mbifunze ibi bintu, ukaba nta kintu wakora, ariko iyo ugafunguye tayari urabona ko ubasha kugira access kuri izi features ziri hano. So guys, urabona tugiye ahangaha hari ifite layout, customized layout of your channel home page with up to 12 sections. Izi 12 sections zipanga neza channel yawe, zikagaragaza ukuntu channel yawe imeze. So guys, tudatinze rero, uraza ahangaha ugakora hano handitse add section. Nizere ko mwese muhabona, ukahakora add section. Ubwo ahangaha utu tuntu twose nutwo nagiye nemeza: channel trailer, spotlight for returning subscribers, for you video, popular shorts video, live now, past live, a single playlist. Ibi byose uraza ukabishyiraho ukabyemeza. Niba hari playlist ushaka gukora tayari uraza ukabikora. So guys, urabibona ukuntu bikorwa. Ahantu ni ah'ingenzi cyane kuko hagaragaza channel yawe neza cyane. So guys, rero tudatinze uraza, urabona kuri channel trailer igufasha iki? Channel trailer for people who haven't subscribed, igufasha ni iy'abantu batara subscribinga. Ni ukuvuga ngo niba umuntu ageze kuri YouTube channel yawe bwa mbere atara subscribinga, ikintu kizamushishikariza gusubscribinga ni ikihe? Ubwo ni ukuvuga ngo niba ukora video nziza cyane, zimeze neza, zishimishije, noneho ariyo nahoze twatangiye tuvuga customization icyo ari cyo, icyapa kiranga business yawe. Urabona niba ufashe icyapa icyapa, urugero niba uri umu agent ugafata icyapa cya MTN cyangwa Tigo, ukagishyira mbere y'umuryango wawe, umuntu byanga byakunda nakibona azahita avuga ati hariya hantu bacuruza amayinite cyangwa se batanga izindi serivisi za MTN. So rero ibingibi nabyo nicyo bigufasha. Channel trailer for people who haven't subscribed, channel trailer nikigufasha. So kugira ngo ukore channel trailer, uraza hano muri add section nabiberetse, ukabireba spotlight ukabyemezaho, ariko ngiye kubera ko sanzwe mbifite, urabona iriho channel trailer for people who haven't subscribed. Kugira ngo uyihindure rero, uraza ugakanda hano kwa tuno tuntu tw'umukara, ukadukandaho, wamara kudukandaho ugatambika hano hirya, bakakwereka ukuntu bimeze, ugakora kwa tuno tudomo dutatu, udukoraho, ugakora change cyangwa se remove, ugakora change. Urugero ngiye gucenjinga video,
so video ngiye kuyicenginga wenda ashyireho uko ikashyireho video ukaza ukareba muri video zawe ukareba video nziza cyane yabigukoreye. Reka wenda yashyireho video nakoze how to use Canva tayari. Nkaba ariyo nemezamo, ukaza ukayikoraho tayari. Urabona ko ifoto ihise igeraho. So guys, noneho iki ngiki iyo gishoze turaza kuri featured video for returning subscribers. Iyi ni video ushyiraho nyine zo kugarura abasubscribers, abantu batarakora subscribe. Ni ikihe kintu gihita kibagarura kikabashishikariza kugaruka kuri channel yawe, bakongera bagakora subscribe bakajya bakomeza kubana nawe. Naho ni uko nguko ni ugukora hano, ukaza hano hirya ku tudomo dutatu ukaza ukarebamo video ugakora change cyangwa se remove, ukareba video y'ibanze ushyiramo video ubona iri kubigukorera cyane, yahita ikurura abantu. So guys, mbibutsa gukora subscribe, ukanda like, comment kugira ngo tujye dukomeza kubana muri byinshi bitandukanye. So guys, izi ni features za mbere ugomba gukora kugira ngo dutangire kujya tubana utangire kujya ubona tubane muri byose, tubana mu byiza byo kubona views na subscribers. So guys, ibi ngibi iyo bisoje ni byinshi uzahindura ahangaha, uzakorera ahangaha ni iby'ingenzi, uzagenda ubibona. Wewe icyo usabwa ni ukureba video yose ukareba settings njye ni ukukunyuriramo muri make, ubundi nawe uzakora research, uzabona byinshi cyane bitandukanye. So iyo usoje ibyo ngibyo uraza hano hirya ugakora publish, kugira ngo ibyo wasetinze byose bibanze bibe saved. So ugakora kuri publish, iyo ukoze kuri publish urategereza, tayari ni ukuvuga ngo ibyo twakoze byemejwe. So iyo ugira ngo urebe ibintu wakoze ukuntu byagenze, uraza ugakora hano kuri view channel. Tayari reka tuviewing channel turebe uko channel yacu yahindutse. Uretse turategereza gato, barahita batugeza kuri channel yacu turebe ukuntu yahindutse, turebe ukuntu tumaze kuyistara. Tayari urabona channel yacu ukiyigeraho uhita ubona ya banner image yacu. Dore ngiyi hano inyuma banner image murayibona, urabona profile picture ngiyi hano, urabona channel name ngiyi hano, urabona handle ngiyi hano. Byose urabona ko bihari ari neza cyane, ari ibintu bimeze neza cyane. Urabona noneho ya video yo bita trailer video yindi igarura y'abantu batarakora subscribe. So guys, urabona ko ari ibintu byiza cyane, channel urabona ko imeze fresh. So guys, ni ugukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bintu byinshi bitandukanye. Tayari urabona playlist zirahari, playlist buriya ziba ari nziza cyane, zigufasha nk'iyo umuntu ari kureba video zawe, biragufasha cyane ko yakomeza yisanga muri video zawe gusa atagize izindi video ajyamo. So guys, rero urabona ko ibi ngibi ari ibintu byiza cyane ugomba gukora. Channel yawe urabona ko iba igaragaye neza, urabona ukuntu ikeye, reba nawe ariko irakeye neza cyane rwose, irakeye kuri telefone yawe gusa ukabihindura ukabikora neza cyane. So guys, turagaruka rero twongere turebe izindi features z'ingenzi tugomba gukora kugira ngo dukomeze kubona views na subscribers. Ziriya zari features z'ibanze wagombaga gukora kugira ngo utangire kujya ubona subscribers ndetse na views na video zawe zigere kure cyane. So guys, natinze rero turaza
turaza hano muri setting hariya hasi mu gasetting gahari, murabimenyereye murabizi. So nusoza uzaza hano handitse ngo handitse channel, handitse channel uhakande, numara kuhakanda uzaza urebe ese video country of resistance yawe ni iyihe, ese channel yawe ibarizwa he, channel yawe ibarizwa he. So ukamenya ngo keyword zawe zirimo zimeze neza, keyword uzishyiramo ugaseparatinga. So hano uraza hano ugakanda kuri hano advanced settings. So guys, ahangaha mwitonde cyane kuri advanced setting, kuri audience. Ese audience abagukurikirana, abagushaka kuri YouTube ni bantu ki? Ni abahe bantu ugomba gukorera video? Cyangwa se YouTube channel yawe wayisetingiye nde? Wayisetingiye umwana? Wayisetingiye umuntu mukuru? Ninde wayisetingiye muri make? Kubera ko YouTube ibi bikorwa byayo biba bifite abo bigenewe. So guys, iyi setting rero ugomba kuyitaho cyane, ukayitaho cyane. Urabona ahangaha hari ukuntu uricinga video zawe zigera ku ba audience. So urabona ahangaha baratwereka ukuntu iyo video yawe video zawe zigomba kuba zisetinze. Ese content ukora isetingiwe abana cyangwa se ni abantu bakuru? Cyangwa se hari ikigero cy'imyaka runaka kitagomba kureba video yawe? So guys, ahangaha rero ndagira ngo nkubwire akantu k'ubwenge utagomba gucikanwa, ugomba kuzirikana. Urabona channel yawe, ugomba gusetinga ko channel yawe, ugashyira kuri option ya kabiri uvuga ngo no, set this channel as not made for kids. I almost never upload content that's made for kids. Iki cyiza cy'ibingibi rero bigufasha iki? Hari igihe wa uploadinga video ari abantu bakuru ariko ugasanga uyeretse abana. Iyo yeretse abana kandi yaragenewe abantu bakuru, ni ukuvuga ngo icyo gihe YouTube iba yagenzuye igasanga iyo video ni iy'abantu bakuru kandi wewe wemeje ko ari iy'abana. Izi setting ndagira ngo utazaba uri muri setting uri gukina ukazikiniraho ukazihindura. Ugomba kwemeza kuri aka ko hagati ukavuga ngo no, set this channel as not made for kids. I almost never upload content that's made for kids. So guys, ahantu ugomba kuyitondera. So ubwo ngubwo akangaka tukavuyeho, nuko ugomba gukirika kuri kariya ko hagati. Tuze hano hirya kuri feature eligibility. Feature eligibility ho rero hakora hati. Feature eligibility urabaza ukamenya niba channel yawe iri verified. Nyuma yuko ukuriyetinze channel nyuma yuko ikuriyetinze, icyo ni kimwe. None tugiye kureba channel yawe iri verified. Kugira ngo urebe ko channel yawe iri verified rero ubibwirwa n'utu tuntu tubiri. Aka kantu akuvuye ku kambere, aka kabiri urabona ko kavivuye, bivuze ngo channel yawe iri verified. Reka tukakandeho turebe noneho ibintu byinshi. Urabona ko verify phone number, urabona biravivuye. Iyo bitavivuye rero uraza uhita ukoraho hano, ubwo nawe uzahita ubikora, nizere ko ubirebeyo, uzahita ubikora ukore verify. So urabona ko izi setting ari iz'ingenzi cyane. Verify, uverifyinga na phone number yawe, noneho business yawe iba verified. So iki gice cya kabiri cyo rero ni igice gifata igihe kugira ngo cyemezwe, iyo bita channel history ni ahangaha ikorerwa. Iki gice rero reka turebe icyo tugikeneraho igihe cyafungutse. Iki gice nacyo kidufasha
gushyira links muri description, ugakora utuntu twinshi cyane twibanze dutandukanye. Gusa wowe icyo ugomba gusabwa ni ukubanza ugakora verified kuri iki gice cya kabiri, kubera ko cyo nicyo gisabwa kuverifyinga nawe, ariko ikindi gice gisigaye cyo kirikora bitewe na experience ufite kuri YouTube. Babona ukuvuga ngo igihe umaze gukoresha YouTube. So guys, rero niba iyi video yigufashije ukaba usanze utu tuntu ari utw'ingenzi, guys, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bintu byinshi bitandukanye kandi by'ibanze. So guys, kora subscribe. Niba hari ikintu ushaka kutubaza muri comment, wakitubaza kugira ngo tujye dukomeza kubana muri byinshi. So guys, rero natinze, reka mbabwire ngo tuzabonane muri video y'ubutaha. Guys, ndabakunda cyane, tuzahure muri video y'ubutaha. Ciao ciao.